umugezi umwe wonyine gusa Adamu atarayigeraho. Wenda tubisoma tunabangura tujya kugera ku iherezo. Ushobora kwibaza ngo uyu mugezi wari uriyo ukora iki? Wumve mu gice cya 2 ku murongo wa 10, umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanya mwini. Imigezi ini mu ngobyi ya Edeni harimo umugezi umwe utagira uwundi mugezi wa kabiri, wari wo wonyine gusa. Uyu mugezi hano batubwiye, nusoma hasi urashanga harabonetsemo Gihoni, Pishori, Efurati ndetse n'ura mugezi wundi niba ari Bodohari. Iyo migezi yagiye ivamo izahabu zigiye zifite ibiciro bigiye bitandukanye. Adamu amaze kugera mu ngobyi ya Edeni, hano hejuru niko bavuze ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi Uwiteka Imana ikeba ingobyi, ni igice cya 2 ku murongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo. Hagati muri iyo ngobyi imeza n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ariko muri iyo ngobyi umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanya mwini. Umunsi umuntu yari amaze kugera he mu ngobyi ya Edeni, imigezi ine nibwo yahise yigabanya. Imigezi itatuweho ni imigezi ine, kuko no kuvuga ngo uyu mugezi wahise wigabanya mu duce tune. Reka mbabwira ahantu ho bihure n'igitambo cya Yesu Kristo. Mbere yuko dusoma zino mbuto zihita ziboneka mu muntu wabyawe na mwuka w'Imana cyangwa se wamaze gutandukana na kamere. Igice cya mbere cy'umuntu w'umunyabyaha aba afite kamere iri mu ingeso ya cya kiremwa cyo kutumvira. Ariko iyo amaze gusohorerwamo na Kristo, wibuke ubutatu bw'ijuru, harimo Imana Data n'Umwana. Ariko wibuke ko Kristo yongeye mu muntu, ari byo bice byuzuza ubuce bwa kangahe? Bwa 4. Igice kimwe ni Imana yonyine gusa, Data wa twese. Nta yindi Mana ibaho, ni Imana imwe. Ariko iyo igiye kwisobanura yisobanura mu buryo butatu. Ubwo buryo butatu ni Umwuka, Umwana ndetse n'ubumuntu nyirizina. Aribyo bihita biba umugezi umwe rukumbi, Imana imwe rukumbi. Nusoma muri Yohana mu gice cya mbere no batubwira ngo Jambo yabanye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Yahozeho, ntabwo yigeze aremwa cyangwa se ngakora iki, ahubwo ibyaremwe byose ni wagenje ute? Wabiremye. Hano rero ibi bintu tugiye gusoma tunasoza bagiye kutubwira ni imbuto ziri buze kumera mu muntu wamaze kubyarwa na cya giti cy'ubugingo, cyangwa se bwa bugingo buri muri Kristo. Ubwo araba amaze kuba ikiremwa kizima. Biragenda biti? Ubwo tugiye kureba muri ibyo byiciro. Bagiye kubanza batubwira umuntu ukiri muri kamere, ibintu bimuranga. Umva ibyo ari byo. 5:16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Bongeye bagaruka kuri cya kintu. Ntabwo uzaba ukiyoborwa n'amategeko, kuko amategeko ni indorerwamo izakwereka icyasha ufite, azakumenyesha cya cyaha. Ariko niba warihanye ikintu hageze izongera kigaruke, ntabwo bikunda. Hano niyo mpamvu mwumva Pawulo yongera avuga ngo ntabwo tuzaba tugitwarwa n'iki? N'amategeko. Bizagenda bite? Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi, bagiye kuyitubwira. Ikintu cya mbere, gusambana ntuzigera utana nabyo. Iyo ni imbuto ya kamere. Bagatsindwa. No gukora ibiteye isoni n'iby'isoni, Imana irabyanga. Gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Ntabwo uzatinya kwandagaza umuntu ku karubanda. Ntabwo uzatinya gusebanya ku karubanda nk'uko ubushize mwibuka mu kiganiro cya mbere twabivuze. Ntabwo uzatinya kugira urwango mugenzi wawe. No gusenga ibishushanyo, kuroga byo ntuzatanya nabyo. Kwangana no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice. Uzumva ko abantu ugomba kugirira neza ari abo muhuje icyiciro n'intekerezo. Uzumva ko umuntu ukwiriye kuba wafasha ni wa wundi muhorana. Uzumva ko abantu ukwiriye kuba wabana nabo ni pasitoro muhorana muri gurupe.
ni wa wundi ngo mujyana gusenga, ntabwo uzigera ubona gufasha mugenzi wawe wundi ufite ikibazo, ahubwo naza yambaye ipantaro cyangwa ahora ngo mu ipantaro imwe, ni wowe uzaba uwa mbere wo kumusebya. Gusebanya no gukora iby'isoni ibyo bizakurangwaho. Kuroga, gutukana no gutongana n'ibyo bintu kibifite, ntabwo mwuka w'Imana arasohora muri wowe, bwa bugingo buzima nturabubona. Umva rero abantu bazaba bayoborwa n'umwuka bizaba bibera. Yego, n'ishyari n'umujinya n'amahane, abo ni babandi bakiri hehe muri kamere, no kugomwa no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Iyi ni Bibiliya ibivuze, nawe ugenda ubyisomera. Biboneka mu Bagalatiya igice cya 16 kugera ku murongo waho wa 21. Abantu bayoborwa na kamere, icyo cyiciro ni icyaha. Tugenda no kureba abantu bayoborwa n'umwuka bameze bate. Umva ingeso ya mbere uzabona. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Haleluya. Urukundo ruzaranga abantu b'Imana. Icyo cya mbere Imana ihereye. Umuntu wese ufite urukundo ajya avuga nti mfite imbuto ya Mwuka Wera. Turabashimiye bakunzi ba Mr. Bucece Tech 100 ndetse na Moridekayi. Yego, arashize iminsi tutabana cyangwa se tudakunda kuba twaboneka, ariko akenshi na kenshi nubwo tuba tudahari, suko tutaba tubatekerezaho. Navuga ngo arashize iminsi, ndumva hafi ibyumweru bigera muri bingahe tutaraza cyangwa se tutarongera gukora ikiganiro. Uyu munsi wa Moridekayi noneho yagiye muri Edeni, yazanye noneho akandi kabuto, niyo mpamvu mureba afite akabuto, ariko njye nubwo nta kabuto, ariko ntabwo bikuraho ko uyu munsi noneho tugiye kuganira. Ikiganiro cyacu murabizi cyitwa Inkuru n'Amateka, ariko kuri uyu munsi tugiye kuganira ese ubundi umukristo nyizina asabwa iki cyangwa se agomba gukora iki? Yes. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ibintu twagiye benshi tugenda tubivanga, dukora bimwe biva hano ibindi biva hano, ariko muri Bibiliya n'umusoma mu rwandiko Yohana yanditse yaravuze ngo twirinde tutabura iby'imirimo twakoze. Iboneka muri Yohana mu rwa kabiri rwa Yohana ku murongo wa 8 ndetse n'umurongo waho wa 9. Ngo twirinde tutabura iby'imirimo twakoze, ahubwo tuzahabwa impano itagabanije. Kuko umuntu urengaho ntabwo mu byo Kristo yigishije, uwo ntafite Imana n'umwana. None rero dushingiye kuri iki kintu Yesu yavuze, biboneka muri Yohana, yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ndetse nta n'ujya kwa Data ntagenje ntamujyanye. Abantu benshi rero bajya bibaza ngo Yesu yabaye inzira y'ukuri n'ubugingo gute? Ese ubundi iyo nzira Kristo yashakaga kuvuga ni iyihe? Turabanza dusenge. Yes. Reka tukubahe Imana dusenge. Moridekayi uradufasha. Reka dusenge. Mwami Mana, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje mu mitima yacu. Amen. Ko wabaye mu ruhande rwacu ukaturinda twatugejeje amasaha tuve ku mwuka wazima. Mana ntuhabwe icyubahiro. Amen. Aka kanya turi imbere yawe, twemerere ubane natwe. Amen. Ikiganiro tugiye gukora, Mwami Mana ubane natwe. Amen. Udushyigikire. Amagambo turavuga abe ayo kuguhesha icyubahiro. Amen. Rwose ube mu ruhande rwacu, kandi abaduteze amatwi nabo aho bari, aho baherereye mu mpande enye zigize igihugu cyacu, mu mpande enye zigize isi dutuyeho, twemerere nabo ubagirire neza, ubashyigikire, ube mu ruhande rwabo. Twese ubane natwe, utugirire neza. Ukomeze kudushoboza no kutwitaho, uduhe gusoza amahoro, kandi nubana natwe turashimira izina ryawe, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, kandi na Moridekayi yarakoze, Imana imuhumugisha. Rero ni ukuvuga ngo iki kiganiro nk'uko twabibabwiye ni inkuru n'amateka, ariko ni inkuru zidufasha kugira ngo nanone tumenye inzira y'agakiza n'intambara turimo turarwana. Abantu benshi rero turi kujya turwana n'abavandimwe aho kugira ngo turwane na Sekibi. Twebwe tugashaka kubona ko ikibazo cyavuye ku bavandimwe, ahubwo atari wa mwanzi udutandukanya uhari.
uhari kugira ngo Yesu Kristo aze mu isi yari amaze ngo gukunda ikiremwa muntu mubizi muri Yohana 16 igice cya 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ikunda umwana wayo byatumye itanga umwana wayo w'ikirengesha kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo somo n'umwana ndabizi ajya ryumva cyane. Urumva ko Yesu baravuze ngo atange ubugingo umwizera ahita abona ubugingo bugenje bute buhoraho. Byumvikane ko ni ukubaho ubuzira herezo. Yego se ubundi kukidupfa ubundi bavuga ko urupfu ni uruzi twambuka kugira ngo tugere mu ijuru. Yego ni ukuvuga ngo rero ibyumvikana neza kuko uwanyuze muri Kristo nawe yarabanje arapfa. Mbere amaze gupfa yaravuze ngo ubu namaze atangariza abayuda yaravuze ngo ubu noneho igihe cy'umubi kirageze atariko nanone nta bubasha genje ate amfiteho. Byumvikane ko byanga byakunda ko nubwo Kristo koko ububasha bwose yari abufite ariko nanone Satani nawe hari ibyo yageragezaga kugenza gute gushaka gukora. Ese twebwe muri kino gihe ninde uzaraga ubugingo? Ese inzira y'ukuri n'ubugingo ninde uyihagazemo? Ibyo ni ibintu tugiye kubanza turebe abantu bazaraga ubugingo abari. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ndakeka mwese muramuzi. Tugiye kubanza turebe ubundi ese ubundi abantu bafite ubwami bw'ijuru ni bande? Ese abazabujyamo bameze bate? Ezekiyeli mu gice cyaho ndumva turi busome mu gice cya 10 ku murongo wa 4 bagiye kubanza badusobanurire abantu bazaragwa ubugingo. Igice cya 10 ku murongo wa 4 haranditswe ngo nihangane bimbabeshye nta kibazo, reba neza umurongo. Ni mu gice cya 18 ku murongo waho wa 4 nari ngitiranije. Igice cya 18 umurongo wa 4 niho bavuze ngo dore ubugingo bwa bose n'ubwanjye, ubugingo bw'umwana n'ubwanjye nk'ubugingo bwa se. Ubugingo bukora icyaha ubwo nibwo buzarimbuka. Hano niko batubwiye. Batubwiye ko ubugingo bukora icyaha aribwo bugomba kugenza gute kurimbuka. Ariko rero iki nacyo ni ikibazo. None se ko Yohana n'ubundi yongera akavuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba tubeshye. Kandi tuba tugaragaje ko icyo gihe Imana ari nyabinyoma. None hano umuhanuzi arongera atubwiye ngo ariko ubugingo bukora icyaha ubwo nibwo bugiye gupfa. Kristo arangije aravuga ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, nta n'umujya kwa data nta mujyana. Urumva bya bintu byose hano batubwiye ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Yesu arongera arivugiye ngo ninjye nzira n'ukuri nkongera nkaba n'iki na bwa bugingo. None se ko ubwo bugingo bw'ukuri buri muri Kristo, twebwe abantu b'umubiri turagira ubwo bugingo gute? Ubundi uko uryo byumva njyewe uko mbyumva numva mbere ya byose umuntu wese yagakwiye kwizera Kristo. Uwizeye Kristo aba na bwa bugingo abagize gute ababubonye. Icya kabiri, umuntu wizeye Kristo umwami n'umukiza we na ya nzira iri muri Kristo Yesu. Bivuze ko kugira ngo ugere ku Mana cyangwa se kugira ngo ubashe kugana inzira ijya mu ijuru ni uko ubasha kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Noneho bikagufasha iki? Bikagufasha kuzabasha kugera hehe? Ku Mana cyangwa se wanyuze mu mwana. Ubundi ko bimeze. Reka twumve Bibiliya rero ikintu bivugaho twahuranya. No kuvuga ngo Bibiliya hari imirongo yagenwe. Umunyacyaha wese ahava akagera hari ibintu agomba gukora. Niba mwibuka neza mu gitabo cy'Abalewi mu gice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 21 ukageza 31 hari ibyo umunyabyaha yagombaga gukora. Wenda reka mpasome mbere yuko wenda tureba twebwe abo muri kino gihe cyacu ibintu tugomba gukora.
Abalewi mu gice cya 4 ku murongo waho wa 21, ariko reka dore ku wa 27 kugira ngo twihute, kuko aho mbere 21 barabanza batubwire iby'umutambyi yabaga asabwa n'icyo umunyabyaha yabaga agomba gukora. Ariko kuri 27 turageza 3 baranditse baravuga ngo kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu by'Uwiteka yabuzanije akagirwaho n'urubanza, icyaha yakoze nakimenyeshwa azana umwagazi w'ihene udafite inenge ho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze, arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikiraho babikira igitambo cyoswa. Umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi, urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakuru rw'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi rwosereze ku gicaniro ruba umubaga uhumura Uwiteka neza, nuko umutambyi amuhongerera impongano maze uwo muntu azababarirwa. Abakera bazanaga umwagazi w'ihene udafite inenge, sibyo? Iziki gihe se ziranarwa turetse n'ibyo n'ihene z'iki gihe zisigaye zirwaye, tureke no kurwara zirahenze. Ariko rero uzi kuri bubabarirwe ntabwo ihene yaguhera. None se kamaze nkubaza, sibyo? Ubu ngubu njyewe nimba mbasha kujya muri gare nkabwira bucece nti wamfunguriye ukampa 100, tujyane ngenda kama 50 kandi ntaburaye, wewe unyimye nshobora kukwijujutira mu mutima nkagucira imanza nkakurakarira kikiranyime cya bucece kandi gifite iki ibyo cyayakoma. Mu by'ukuri ndacumuye, noze ko ncumuye kandi nkaba nsabye amafaranga 1000 nakugiye kuguramo kawunga yo kurya, ari cya gihumbi kivuyemo ihene kandi namaze gucumura sinanababariwe, urambwira ngo uwo muntu azabaho. Ariko hano hantu bavuzemo ibintu bikomeye ngo kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye. Hano hari ibyaha bibiri, hari icyaha cy'icitumanano wagambiriye, cy'icitumanano cyangwa se icyaha wagambiriye, hakaba n'icyaha kikugwiririye. Wibuke ibyo muri Ezekiyeli 18 kandi batubwiye ngo ubugingo bukora icyaha ubwo nibwo buzapfa. Ese ubundi icyaha ni iki? Ese icyaha ni iki? Abareba mu gice cya 5 ku murongo wa 17 baratubwira ngo kandi nihagira umuntu ukora icyaha agakora kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, naho yaba agikoze atakitumye abagiweho n'urubanza kandi azabaho gukiranirwa. Ikintu cyose cyabuzanijwe n'Imana icyo nicyo cyitwa icyaha. Niba Imana ikubwiye ngo gutuka mugenzi wawe ndabyanga, hano babidusubiriyemo ngo kandi nihagira umuntu ukora icyaha agakora kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, naho yaba agikoze atakitumye abagiweho n'urubanza kandi azabarwaho gukiranirwa kwe. Ushobora kuba bigutunguye cyangwa ukaba wari wabitekereje, urubanza rwamaze kugenza gute kukujyaho, kuko wibuke ngo Satani niwe mushinja w'iki w'abana b'Imana. Niba unacitwa ugatukana ukoze icyaha, ahubwo urasabwa iki? Hano mu Balewi 4 ku murongo wa 28 icyaha yakoze nakimenyeshwa, habundi bumenyeshwa icyaha. Urumva hano kwaba bamaze kumenyeshwa icyaha kugira ngo ugende ucyaturire ku gitambo, wamara kukimenyeshwa nibwo wazanaga wa mwagazi w'ihene udafite iki inenge, ukajya wajya gutamba iki byabya. None se twebwe muri kino gihe cyacu hariya tuzi ko bakoraga ubufindo, sibyo? Ubwo bufindo bwagufata bikagaragara ko wakoze ikosa, kuko niba wibuka neza abatambyi babaga bafite inshunda z'imiryango 12 habaga hariho amabuye cyane rwose. Iryo buye ngo iyo ryakaga mu muryango runaka bahitaga bavuga ati mu muryango wawe harimo ikibazo. None se twebwe ni iki kizatubwira ko dufite ibicumuro cyangwa se ibyaha? Tuzabimenyeshwa n'iki? Ubwo nibagiye kuturondora. Urangiye rero iyo nacumuye ikintu cya mbere umushinja cyangwa se umuntu unyemeza ni umutima wanjye. Ntabwo nzi nimba wenda nawe ari uko cyangwa se n'abadukurikiye nimba namwe umutima ujya ubasanga mu gihe mwabasha gucumura ukakuba ati iki kintu mwakoze si cyo,
ariko njyewe umutima wanjye iyo nacumuye natandukanye n'Imana yego ubasha kunyemeza icyaha nakoze kandi nkumva nkwiye gusaba iki imbabazi ngakira bugufi Imana ngure mu Mana babarira gukora iki nacumuye. Reka twumve rero Bibiliya twebwe banone ikintu dushishikariza. Ndajya mu isezerano rya kera Abaroma mu gice cyaho cya 7 turahera ku murongo waho wa 7 turageza ku murongo wa 10 turageza ku murongo we byibuze wenda wa 13. Baranditse baravuga ngo hejuru haravuga ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho. Tugiye kumva ibyari byo. Nuko rero tuvuga iki? Pawulo atangiye yibaza. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha. Wumva ikibazo atangiye abaza. Twebwe twa turi kwibaza ngo ese icyaha turakimenyeshwa n'iki? Sibyo? Hano Pawulo nawe atangiye yibaza. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyaba amategeko ataravuze ngo ntukifuze. Iyo ni ingingo ya mbere Pawulo atubwiye ko amategeko ntiyamenyekanisha icyaha. Bigenda bite? 8. Ariko icyaha yego iyaba amategeko ataravuze ngo ntukifuze, ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera muri gihe kwifuza kose, kuko amategeko atari icyaha ego ariko icyaha kibonye akito kuko mu mategeko niko gukorera muri gihe kwifuza kose, kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Ubundi tutabeshye ubundi ubwo gusambana bibaye bitabuzanijwe hano mu Rwanda bavuganye umwana n'umuhura umusambana ati gwa buri gukora icyaha ahantu rero hano binane ratubwiye ngo kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Hano birane kitubwiye iratubwiye ngo ahantu hatari itegeko ibyaha byose wakora ntabwo byitwa icyaha. Byitwa iki? Ariko rero tujya kureba usanga Mose yarahawe amategeko Abisirayeli, ariko ubundi mugani Aburahamu buriya yari afite amategeko. Reka tureke ese Adamu na Eva basogokuruza bacu abatubyara ba mbere muri Edeni itegeko ubundi babahaye buranyiri itegeko babahaye ni iryo kwihanangiriza ngo ntimuzarye uru rubuto. Urumva itegeko bo bahawe rimwe bitarengaho n'irya kabiri babwira ni umva ikintu tubabujije ntimuzigere murya ruriya rubuto. Bivuze ngo ntabwo rero nari kuryaho turabibona muri Bibiliya barabivuga ngo hano urumva ko hano na Pawulo arongera agaruka kuri ibyo bintu. Imana iramutse idashyizeho ibintu bimwe ibuzana nta cyaha cyabaho. Mu gihugu cy'u Rwanda ntiduhuje amategeko no muri Amerika cyane, ntiduhuje amategeko ni Burundi cyane, ntiduhuje amategeko no muri Kenya. Ese ubwo bundi bw'ibyo bintu bizagenda bite kugira ngo urubanza rwacu rucibwe? Reka tubanze dusome kino gice kugira ngo tubone igisubizo. Kwa tugeze ku murongo wa 8. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera muri ngiye kwifuza kose, kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko. Nanjye kera nari muzima ntafite iki? Amategeko. Maze itegeko rije icyaha kirahembuka mperako ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo mbona rinzanira urupfu, kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko ngo kuko icyo cyaha kibonye akito mu mategeko kiranyoshya kirayanyicisha. None amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ariko niko kuri Pawulo niko atubwiye itegeko ni iryera ngo kandi ndetse
itegeko ni iki? Rirakiranuka. Hano tumaze kubona ko kandi riranicisha. Yego, hano tumaze kubona ko amategeko niyo yonyine gusa amenyesha umuntu iki? Icyaha. Ese abantu bo batazi ibya Bibiliya, kuko tuzi ko amategeko yanditse he hano muri Bibiliya, none se abantu batazi ibyanditse muri iyi Bibiliya bazamenyeshwa amategeko gute? Bazacirwa urubanza gute? Cyangwa bazicuza ibyaha byabo gute? Abaroma igice cya 3 ku murongo waho wa 12 bavuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwe amategeko. Bibiliya hano ibisubiza. Ibyo mu Rwanda si byo muri Kenya ibyahe, hari n'abapfuye batarumva ubutumwa bwiza. Hano baratubwiye ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko imirimo itegetswe n'amategeko yanditswe mu mitima yabo. Ugahanwa n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu w'iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe. Hano hantu harimo kubera umutimanama, ibyari biriho icyo gihe, amategeko. Ubwo twebwe bazashingira ku mategeko, bazasoma mu gitabo cy'amategeko. Reka twumve uru rubanza tunagana no ku musozo. Uru rubanza rw'Imana ruzahagarara rute ubundi mu ijuru? Reka twumve ikintu bagiye kutubwira. Turareba mu byahishuwe, kuko ibyahishuwe niho ibintu byose biri, niho tubisobanukirwa, ni naho babitubwira. Igice cya 20 turahera ku murongo wa 11. Mbona intebe y'ubwami ni yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumbura. Wumva ikintu bagiye gukora: abakomeye, aboroheje, abapfuye n'abazima. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Batubwiye ngo byari byanditse mu ki? Mu bitabo. Mu ijuru hariho ibitabo bitatu. Hari igitabo cy'amategeko, hari igitabo cy'urwibutso, hari n'igitabo cy'ubugingo. Ibi bitabo uko ari bitatu. Abantu rero navuga ngo bazaragwa ubugingo, bazaburagwa bishingiye muri icyo gitabo cy'ubugingo. Abantu bo kurimbuka bazabiragwa bashingiye ku gitabo cy'amategeko. Igitabo noneho cy'urwibutso, niyo mpamvu Yohana yavuze ngo twirinde tutabura iby'imirimo twagenje dute twakoze, ahubwo tuzahabwa ingororano itagabanije. Ese umuntu wamaze kubyarwa n'umwuka, cyangwa se umuntu wamaze kugira ubugingo, ni ibihe bimenyetso agaragaza? Ari nabyo tugiye gusorezaho muri kano kanya. Abagalatiya mu gice cyaho cya 5, reka batubwire umuntu ibimenyetso agaragaza. Niwiyumva muri icyo cyiciro uvuga uti ndahirwa, nutiyumvamo uvuga uti ubwo mfite ikibazo. Abagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 16, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Hari ibyiciro bibiri. Hari ibyiciro umuntu iyo amaze kuraga ubugingo, cyangwa se bwa bugingo, hari imbuto muri we zitangira kwera muri we. Hari imbuto z'umwuka zihita zihabana n'iziki n'iza kamere. Ariko reka mbabwire akantu gatoya mbere yuko dusoma bino bintu. Mwari muzi ko mu ngobyi ya Edeni hari harimo umugezi umwe wonyine gusa Adamu atarayigeraho? Wenda tubisoma tunabangura tujya kugera ku iherezo, ushobora kwibaza ngo uyu mugezi wari uriyo ukora iki? Wumve mu gice cya 2 ku murongo wa 10, umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanya mwini. Imigezi mu ngobyi ya Edeni hari harimo umugezi umwe utagira uwundi mugezi wa kabiri.
wari wo wonyine gusa. Uyu mugezi hano batubwiye, nusoma hasi urasanga harabonetsemo Gihoni, Pishori, Efurati ndetse n'uriya mugezi wundi niba ari Bodohari. Iyo migezi yagiye ivamo izahabu zigiye zifite ibiciro bigiye bitandukanye. Adamu amaze kugera mu ngobyi ya Edeni, hano hejuru niko bavuze ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi Uwiteka Imana ikeba ingobyi, ni igice cya 2 ku murongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo. Hagati muri iyo ngobyi imeza n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ariko muri iyo ngobyi umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanya mwine. Umunsi umuntu yari amaze kugera he mu ngobyi ya Edeni, imigezi 4 nibwo yahise yigabanya. Wari ugize 3 weho? Ni imigezi 4, kuko no kuvuga ngo uyu mugezi wahise wigabanya mu duce 4. Reka mbabwira ahantu ho bihuriye n'igitambo cya Yesu Kristo. Mbere yuko dusoma zino mbuto zihita ziboneka mu muntu wabyawe na mwuka w'Imana cyangwa se wamaze gutandukana na kamere. Igice cya mbere cy'umuntu w'umunyabyaha aba afite kamere irimo ingeso ya cya kiremwa cyo kutumvira. Ariko iyo amaze gusohorerwamo na Kristo, wibuke ubutatu bw'ijuru, harimo Imana Data n'Umwana. Ariko wibuke ko Kristo yongeye mu muntu, ari byo bice byuzuza ubuce bwa kangahe? Bwa 4. Igice kimwe ni Imana yonyine gusa, Data wa twese. Nta yindi Mana ibaho, ni Imana imwe. Ariko iyo igiye kwisobanura yisobanura mu buryo butatu. Ubwo buryo butatu ni Umwuka, Umwana ndetse n'ubumuntu nyirizina. Aribyo bihita biba umugezi umwe rukumbi, Imana imwe rukumbi. Nusoma muri Yohana mu gice cya mbere no batubwira ngo Jambo yabanye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana, yahozeho, ntabwo yigeze aremwa cyangwa se ngakora iki, ahubwo ibyaremwe byose ni wagenje ute? Wabiremye. Hano rero ibi bintu tugiye gusoma tunasoza bagiye kutubwira ni imbuto ziri buze kumera mu muntu wamaze kubyarwa na cya giti cy'ubugingo, cyangwa se bwa bugingo buri muri Kristo. Ubwo araba amaze kuba ikiremwa kizima. Biragenda biti? Ubwo tugiye kureba muri ibyo byiciro. Bagiye kubanza batubwira umuntu ukiri muri kamere, ibintu bimuranga. Umva ibyo ari byo. 5:16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Bongeye bagaruka kuri cya kintu. Ntabwo uzaba ukiyoborwa n'amategeko, kuko amategeko ni indorerwamo izakwereka icyasha ufite, azakumenyesha cya cyaha. Ariko niba warihanye ikintu hageze izongera kigaruke, ntabwo bikunda. Hano niyo mpamvu mwumva Pawulo yongera avuga ngo ntabwo tuzaba tugitwarwa n'iki? N'amategeko. Bizagenda bite? Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi, bagiye kuyitubwira. Ikintu cya mbere, gusambana ntuzigera utana nabyo. Iyo ni imbuto ya kamere. Baragatsindwa. No gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Iby'Imana irabyanga. Gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Ntabwo uzatinya kwandagaza umuntu ku karubanda. Ntabwo uzatinya gusebanya ku karubanda nk'uko ubushize mwibuka mu kiganiro cya mbere twabivuze. Ntabwo uzatinya kugira urwango mugenzi wawe. No gusenga ibishushanyo, kuroga byo ntuzatanya nabyo. Kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice. Uzumva ko abantu ugomba kugirira neza ari abo muhuje icyiciro n'intekerezo. Uzumva ko umuntu ukwiriye kuba wafasha ni wa wundi muhorana. Uzumva ko abantu ukwiriye kuba wabana nabo ni pasitoro muhorana muri gurupe, ni wa wundi ngo mujyana gusenga. Ntabwo uzigera ubona gufasha mugenzi wawe wundi ufite ikibazo, ahubwo naza yambaye ipantaro cyangwa ahora ngo mu ipantaro imwe, ni wowe uzaba uwa mbere wo kumusebya. Gusebanya no gukora iby'isoni, ibyo bizakurangwaho. Kuroga, gutukana no gutongana, n'ibyo bintu kibifite, ntabwo mwuka w'Imana arasohora muri wowe bwa bugingo buzima, nturabubona. Umva rero abantu bazaba bayoborwa n'umwuka bizaba bibera.
yego n'ishyari n'umujinya n'amahane, abo ni babandi bakiri hehe muri kamere, no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Iyi ni Bibiliya ibivuze, nawe ugenda ubyisomera. Biboneka mu Bagalatiya igice cya 16 kugera ku murongo waho wa 21. Abantu bayoborwa na kamere, icyo cyiciro ni icyabo. Tugenda no kureba abantu bayoborwa n'umwuka bameze bate. Umva ingeso ya mbere uzabona. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Haleluya. Urukundo ruzaranga abantu b'Imana. Icyo cya mbere Imana ihereza. Umuntu wese ufite urukundo ajya avuga nti mfite imbuto ya mwuka wera. ahubwo ikomeye cyane. Ikindi cyiciro cya kabiri zizona zivuga dufata Imana w'Imana. Ati ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, akanyamuneza mu duhora dufite. Ni ibyishimo. Bazajya bagutuka ariko uvuga nti Yesu bababarire. Niba mwibuka Yesu abambwa yaravuze nti Data bababarire kuko ntibazi ibyo bagenza bate ibyo bakora. Icyo gihe rero nawe nta kindi kintu cya mbere, ibyishimo, amahoro, urukundo. Ibyo ni ibintu bizaba bikuranga. Kwihangana ntabwo uzigera ubyinginga. Ntabwo umuntu azagutuka ujye hariya ufuhe yanutse yagize gute mu materaniro, njye buriya runaka yari kubwiriza mba numva arankorogoshora. Agukorogoshora hehe? Kwihangana sha uzagira urukundo, wihangana, ibyishimo ntabwo uzatangwa nabyo ngo rwose. Reka dukomeze. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, kugira neza. Ntabwo uzigera utana nabyo kuko n'imbuto izaba ikurimo. Bantu mugira neza rero mudukurikiye, mumenye ngo urukundo rwa Kristo rubarimo. Ibyishimo uhorana, amahoro uhorana ubikomora kuri Kristo. Hano baratubwiye ngo no ego. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byabo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugiriranirana amahari. Uru ni urukundo Kristo atwigisha, kandi uru ni urukundo dusabwa kugira nk'abana b'Imana. Nsoza nanakubwira ngo umuntu wese utayoborwa n'ijambo ry'Imana ntazagira kwizera. Abaroma mu gice cya 10 ku murongo wa 17, dore kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Bwa mbere na mbere ijambo rya Kristo rizagufasha kumva. Numara kumva uzizera icyo rivuze. Ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Twizere kandi duhamye ibyo twizera koko. Turebe koko ko umurongo turi kugenderamo ari uwa Kristo. Ibyo nibyo bizaduha amahoro, nibyo mbifuriza nanjye nifuriza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Inyunganizi ya nyuma mwene data usoza, hanyuma tunasenga dusoza. Njye cyo nabwira abadukurikiye, mureke tuyoborwe n'umwuka wera. Amen. Igisigaye dukore ibishimwa n'Imana. Murakoze cyane. Imana rero y'amahoro ibeze. Dusoza reka dusenge. Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ko ubuntu bwawe n'urukundo byawe ari byo byonyine gusa wifuza ko bituyobora. Kandi kandi utweretse abayoborwa n'umwuka, utwereka igitambo kizima ko ari wowe Kristo. Utwereka ko guhanagurwaho ibyaha byacu bizanyura mu gitambo cyawe. Umunyezaburi niwe wabivuze neza, aravuga ngo sinatwikire gukiranirwa kwanjye, ahubwo natuye ibyaha byanjye kugira ngo mbabarire. Data, natwe muri kano kanya twatuye ibyaha byacu ngo tubabarire. Ibisigaye ubuntu bwawe reka bari bwo bukomeza kutugirira neza. Twebwe turi abanyabyaha, ariko we byose urabishoboye. Shoboza buri wese ugutakira ndetse ugusaba, kandi Data uhaze buri muntu wese ufite icyo akwifuza. Reka urukundo rwawe n'ineza bikomeze bibane natwe. Ubwo tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha bari uzatuyobora. Tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Aho mu kiganiro cy'ubutaha tuzareba inzira y'agakiza ndetse n'umusaraba w'i Karuvari, icyo wadukoreye ndetse n'icyo dufitiyeho agaciro muri kano kanya. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao. Ciao ciao.